Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV show, wewe wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cyo gukanda subscribe. Uyu ni umunsi wari uteguye ngo ubashe ko wakanda subscribe. Iyi niyo time yaravuzwe ko ari umunsi uzakanda subscribe cyangwa ikaba ari nayo sayo ukanda subscribe. Rero urabizi niyo ringi bisanzwe, murabizi n'umunyamakuru babategura amakuru ya nyayo, mbafitiye byinshi. No munsi tugiye kuganira kuri no mugabo Moses ariwe Motion. Uyu mugabo Moses ariwe Motion rero muramuzi, muri no minsi yari mu nzego z'umutekano, arafunzwe ariko ari mu maboko ya polisi. Nine urubanza rwe ntago bararusoma ngo amenye ngo ahagaze hehe. Ariko mbere ko dukomeza ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana video zacu cyangwa amakuru cyangwa ibiganiro binyura kuri ino channel yacu ari Iwacu TV show, banza ukande subscribe, ukande kuri all notification igikugeraho kugihe ubashe ko wayikurikirana. Nyamuneka rwose ndagusabye kanda subscribe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro cyangwa amakuru tunyuzaho kuri ino channel yacu. Rero reka dukomeze. Uno mugabo Motion ariwe Moses. Uyu mugabo Motion ariwe Moses muramuzi, mumuzi nk'icyamamare, ari umuntu ucuruza ibintu by'imyenda by'amafashion, ibintu by'imyenda ibintu byo yakoraga. Uyu mugabo rero Moses ariwe Motion butuvugana ari mu nzego z'umutekano, arakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Noneho nakugucuruza arakekwaho kunywa ibiyobyabwenge. Uyu mugabo yafashwe anywa ibiyobyabwenge kuko yanabigaragazaga kabinywa. Noneho rero hari igihugu yagamo hanze cyo mu Budage ho yajyaga akabinywa ku mugaragaro, ariko mu gihugu cyacu ntago kubinywa ku mugaragaro yabinywaga yihishe. Ariko ikigaragara cyo bamupimye bamusangamo ibiyobyabwenge biri ku rwego rwo hejuru, ko bamupimye igipimo abeditinganwa igipimo cyendaga gucika. Uyu mugabo rero Motion ariwe Moses, bamwita Turahirwa Moses, ariko newe yihisemo Motion nibyo abantu tumuzi. Uyu mugabo rero no si ibyo gusa, we warakekwaho noneho no kurucuruza. Arakekwaho kurucuruza kuko yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yandikaho ko wewe anaruhinga, ashobora kuba anaruhinga. Niyo makuru ngiye mbashe kuba afite. Ngiye murabizi rero ntago nababeshya, ngiye mbafite amakuru ya nyayo yizewe. Uyu mugabo si ibyo gusa kandi, uyu mugabo ariwe Moses ariwe Motion. Uyu mugabo ni n'umutinganyi, yari umutinganyi kuko yareruye mu gihugu aho yabaga hanze amafaranga menshi. Abantu benshi bavuga ko amafaranga menshi anafite. Ni umugabo yakuye mu butinganyi kuko yajyaga hanze akajya kuyakorera. Niyo makuru ngiye nabashije kuba afite. Rero uyu mugabo Turahirwa Moses ariwe Motion, urubanza rwe ntago rurasomwa, ariko ngewe nageze kuri tera urubanza rwabereye, nkuru amakuru neza, numva abavoka biwe barimo bamuburanira, numva ibintu bimeze ukuntu. Ariko ngewe ntago nakubwira yuko Moses atagomba kuzakatirwa pe. Ngiye ndifuza ko akatirwa kuko uyu mugabo yagaragaje